ehe. James we mwari mwaragize akaruhuko sha nari mpozeho ndagarutse ndumva ndagarutse neza bite se n'aba Gen Y n'aba Gen A Gen Alpha mwari muraho mukomeye sha nanjye ndakomeye mu burasirazuba bwa Kigali. Iyi ngendi mu marembo ya Kigali. Amarembo ya Kigali ngo ni kandi bavuga ngo iki? Ku giti cy'inyoni ni he? Uzayirebe. Yes. Uyu munsi ngarutse kuki? Ngarutse iminsi 10 irashize twibohoye. Ariko Gen Z ntago nzi nimba mwese cyangwa bamwe muri mwe na Gen Y na Gen Y na Gen Alpha. Gen X yo ntago mbizi ntago ndabubaha ntago abapfa uvuga gutyo niboneye. Mu ijambo nyamukuru nibwo mane nakita nyamukuru twagejejweho ibintu umubyeyi wacu yavuze bamwe batitayeho cyangwa babyitayeho cyane n'abatarabimenye wenda murabumvira. Ndavuga muri make mu ijambo yavuze. Yavuze ko umuntu nakubwira ko atagwa amafaranga ye samureke n'undi naye nubwo yakeneye rwose, ariko no mu gihe yaguhaye menya neza ko atamugirira akamaro ukurusha wowe kuko atari impuhwe, kuko bikuri cyo nshatse kuvuga genze nimwe nabwiye no muri filime nabwiye ukuntu tudufaranga baha ibyo bifaranga babaha bitarenze 20. Ibyo maze kubibaka kati 20 na 30 ndumva nta muntu upfa kugeza muri senkani ku munsi. Ukambara ubusa, ukambara impenure, ugakubitwa ku kibuno, ukiyita indaya, ugatukana, ibintu bizabagaruka kandi abaye imyaka 10 ariko nayo ari gitagera. Arabona natangiye kumva atangiye kujya bafasha gukeburana. Utekereze ku mwana wawe, utekereze ko mubazukuru. Sibyo? Ibi ni ibintu abantu babiri twese twagashyize mu ruhare. Gen Z, Gen Y, Gen Alpha uretse ko nubwo aribo bari influential cyane nibo biri kureba, ariko hejuru yabo abakuru babo twagafashe ingamba hakiri kare kugira ngo tubahe imbere heza, imbere haruta. Nagiye kubivuga ngo nintemuke ndamuka, ariko bijya gusa nubwo ntabivuze. Ibyo rero hari icyo biba bivuze. Perezida yongera avuga ati ntago ari ukugenda nk'inama zigiye kuba, emera ibintu atari ukubera ko bagukinza amafaranga mu maso ingana iyo ariyo yose. Reka y'amafaranga nubwo bavuga ngo nta mafaranga aba make, ariko nanone nta hantu bagura icyubahiro. Abantu nyambibwira iyo turi gutebya yani uriya abantu bakora thumbnail cyane aba YouTube, nkabona bafashe umutwe bayiditinze bashyiraho umuntu nkuko nta kigo kibaho keretse bambuze uko mbivuga gikurikirana biriya thumbnail zo kubeshya. Urakabeshya ariko ugiremo nakubahiro. Fashe umuntu ngiye kuvuga ngo ungana so umuruta, duhetse twese
bizeho inkuru ngo nizo zitwika. Cya kigo gishinzwe uburere mboneragihugu ni ikigo, ni minisiteri y'uburyo si ikigo simbizi, bakakoza aka kantu bakagaha umurongo pe. No mu gitaramo cyakurikiyeho nimugoroba yavuze ko kuva kera ari kuva igihe byatangiriye ni kera, ariko nta herezo kuko bigikomeje, kandi abatari bahari nabo bavutse bagendera muri uwo muyo, kuko abantu turagenda ariko igihugu ntaho kijya, kandi hari n'abari bariho batakiriho. Message nakuyemo namwe muyumvisha ibyo maze iminsi mvuga mu biganiro by'abantu. Wenda sinzi baravuga ni ukureba kure, nanjye wowe okay, tumbera ifate ibintu uri gukora uyu munsi, uri gukora uyu munsi none uri gushyira ahantu bitazasibama nuko wagira ute, sibyo? Urebe mu myaka 5 ese cyo bintu bizaba bigikunda buriya oya akamuvuga 10. Wowe musore, wowe mukobwa, wowe mama, yes nabo barimo, noneho kubona umuntu mukuru nka Gen X ugiye abafite n'abana, kandi buri mwana wawe wamukubita ngo aratukaye ko se ubwo yavuga ko usubiye mu byo wavuze, ugafata ukavuga igitutsi iminota 20 ukajya uvuga ikintu ebana angara ngo hangara ukajya abantu we wayanditse mu myaka 10 byayo byose. Ntabwo muteze iminsi ariko ntahi uku uri wangu uri kudushimira, ukuri gushimisha abo bari kubwo utwo dufaranga uzabyicuza muri iyo myaka. Sinzi ariko nimba uzabyicuza ntabwo mbizi da, gusa cyo mbwiye cyo nawe wenda sinzi nimba ubikora utabizi ko ari bibi cyangwa ubikora ubizi ko ari bibi ariko nta kundi, kuko cyangwa bavuze ngo kubayo wabayo bibi birarutanwa nubwo byose biri bibi. Kanigarukire ku byo umubyeyi wacu yavuze ngo icyo gihe igihugu cyari mu busa. Abantu benshi ntabwo bumvisha icyo yaravuze, ndetse cyari mu busa gute. Kuvuga wowe muntu udafite ntabwo indangagaciro se, indangagaciro zo turazifite na kirazira nazo turazifite, ubwo wowe nimba nabwo wirengagiza cyangwa uri ntazi ibindi bintu bigukoresha ukemera kwambura undi muntu mugenzi wawe ubuzima, ukumugiza ubusa. Kandi buriya aravuze ngo ntabapfira gushira, ni imisozi idahura ubundi, sibyo? Nabo bari ubusa. Ibyo navugaga rero ntago na disikuru yose muzajye kuri channel ya RBA, hari n'izindi channel ziriho muyumve iri full yuzuye kabisa. Yavuze ko utuntu dutatu ibyabaye rimwe si rimwe, yavuze ko ari kenshi cyane bitasubira, sibyo? Byabaye rimwe kenshi, iryo rimwe ni kenshi ntago byasubira. Uruhare rwawe ni uruhe kweri kugira ngo ibi bintu bitazasubira? Hari abantu bajya baba wagira ngo bari
Dairema sinzi ukuntu babyita mu kinyarwanda. Ubu ni Dairema igihirahiro nacyo mba numva amaguru ari hasi ubushi uri hagati y'isi n'ijuru uri mu kirere nyine meze nk'ahantu nkaho nta hantu ufashe. Ikintu nshatse kuvuga nko ko na perezida yabigarutseho mu myaka ine imva intambara yari hakurya mu baturanyi yakaze amahanga n'ibiki byose bya Rwanda ruba top ruravugwa koko baruteraniraho. Noneho abo bantu bavugaga bameze nk'abari muri Dairema Gen Z bagira Gen Z na Gen Alpha kwanza ntago abenshi baba bazi ngo ni iki kiri hanze aha kiri imbaraga ziri gutakazwa na simbizi imbaraga ziri gushyirwa mu kugira ngo uwo mwidagaduro bafite uhame usugire ubwo bakajya mu matakaragasi ariko ntabwo mbatutse ikora ibintu muba muri musha birenze n'ayo matakaragasi ahubwo. Rero Gen Z ntabwo ari ukubanga murabizi ariko inshuti zanjye bashuti banjye bakuru banjye bashiki banjye basubwa muri bakuru oya abenshi bari muri ibi bintu ntabwo banduta namwe murimo ariko da barumuna banjye bashiki banjye bato ibi bintu nimudashaka uburyo bihindura ubu ngubu aka kanya muri kubona muri gukora byiza sibyo ariko uzafate nka ubundi musubiramo mukareba ibintu muba mwavuze munajya kuri kamera agashira isoni mbyita gushira isoni gatukana kaveyi uko nareshyaga reka ndekera aha mani turinde duhana umugisha ariko inatwoherereze umwuka wera na roho mutagatifu tugenderere adufashe mu bintu turimo uru Rwanda rwacu rugume rutengamare pe tutamamara ahubwo nuko buriya hari umenya ari uko tubivuga mu kinyarwanda ariko uzi nka buriya ariko buriya bizagera YouTube igishyiraho subtitle by default zikonvertishije mu rurimi runaka sibyo noneho urebe ni ukwikoreza abatureberera imitwaro nshuti zanjye nuko baduhaye uburenganzira tukiha ubundi ntazi ibyo ari byo n'ubwisanzure budafatika ariko sinzi muzarebe filime yitwa Heads of State hari abakuru b'ibihugu yes y'abanyamerika n'abongereza ndumva ibyo bihugu bavugaga kuri kesi ya NATO ya mugabo wakinaga filime wabaye perezida wa Amerika wumvishe challenge yagiye agiriramo kubera iki baramubaza na Alba bamubaza uti umuntu mwakundanaga n'ibiki numva ibyo umuntu ni ibintu yumva byoroshye ariko abibajijwe ariko umwanya wa mbere wo hejuru wa perezida sibyo perezida cyangwa minisitiri w'intebe mu Bwongereza niho bari nka perezida kuko hano mu bwami noneho bibaze intambara zindi zo kugira ngo bagire aho batukura banatugeza ahandi heza kurusha nizo turi uprofita twe tugakora amabara kandi icyo gihe ntabwo bazahoraho
natwe ntituzahoraho, ariko hari kesi zaba ubu uri gukora amafaranga, umwana wanjye azige Cambridge agire iki abe umubuze amahirwe kubera ibyo uri gukora aka kanya uyu munsi, ubuze Cambridge kubera ko niho dusa naho dutinya muri iki gihugu bamwe na bamwe. Bamubaze ibintu se, ibintu nyina yavuze, niba bari kwiyamamaza babikoreshe bamukasa, bamuca intege. Urumva kubera iki? Imyitwarire yawe y'aka kanya. Ikibazo cy'umwana ntabwo azakubabarira, ushobora kwihangana ariko uzaba uri kumuhemukira. Byari ibyo nzabigarukaho, n'ubundi n'ibindi nzabigarukaho, ariko please ndabinginze ukwiye ku mutima, dushaka ukuntu tugabanya ibi bintu cyangwa tubikore dutekereza ko ejo abazaza bazaba bameze. Ciao, mwakoze. Mutibagirwa gukora bya bindi mpora mvuga, byari byose abarabibona ni sub, abashyashya nabwo nibo ndi kuvuga bo gusubscribinga, abasanzwe comment na share. Ku kwezi kwa kabiri nari nababwiye ko noneho nzajya nza ari video, ari utuntu tekinika twa studio atwo, ariko kwa karindwi I'm sure I will make it, Imana nibishaka. Murakoze rero, akagaruka naho gutaha.